muvunje mufunyange muharibishe nguvu za ibilisi muri uwo Yesu wako.
abasore muri izo mbaraga tugomba gufata amateka abadayimoni kandi ipe tuzayifatira hamwe finale tuzoyikokira ahangaha muvuge ngo haleluya atukuze Yesu aho wamugeze donc mufate mu gikanu
duhagaze hano ubwacu twese turi ibihamya by'imirimo y'amaboko yawe, ubwacu twuzuye ibihamya by'imirimo z'amabari y'imbabazi zawe, turi ibihamya by'urukundo rwawe Mana Isirayeli. Iyi mirimo yose Mana ni ibihamya bitazibagirana by'urukundo wakunze twebwe, wongeye kuturemerera umwanya, wongeye kuturemerera ibihe Mana, kugira ngo tugire amaso wa Mana Isirayeli. Si imbaraga, si urukundo rwacu, si ubwiza, si ubuhanga, si ubwenge, ntabwo ari igihagararo, ntabwo ari imiryango tuvuga, ntabwo ari amashuri twize Mana. Urwo ni urukundo Mana wadukunze, ijambo ryariko Mana ugira neza we, kuko wadukunze urukundo rutagira akagero. Nta muziki w'urukundo rwawe, gusa ibiri bishashi by'ibyo tubona mu rukundo rwawe Mana, kuba turiho mu rukundo rwawe Mana. Ushima kubwira umwana weretse urukundo rwawe Mana akubera icyuma nangurangururemo umuganiriza imitima yacu igomba kumenya kandi ibyo twifuza kumenya. Twumve Mwami ibyo tugomba kumenya, itwumve iby'imitima yacu irarikira, itwumve ibyo kamera yacu irarikira Mwami. Natwe tugiye kumva Papa imitima yacu y'ubutaka bwiza, ubutaka bwiza bwo mu mbuto zidakura, apana ubutaka bw'amahwa, apana ubutaka bwo gukara, apana ubutaka bwo kuzira Mwami. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Byose Mwami bera hano Mwami